kuki nandirimbo urakorana na Meddy ubwo nibazo yabajije noteri wikorera azarenza akantu kwizina rye yongereho wenda imizigo yitwa noteri wikorera ndumva rituzuye wikorera iki noteri wikorera barabireba noteri wikorera munyihanganira no kuri ibintu ndi gukora simbikunda nta nubwo nkunda umuntu ubikora ariko akagripe nyine kamwishe kandi nagomba kubasubiza AMAG THE BLACK no umuhanzi mwakunze cyangwa se mukunda ariko kuri njyewe no muvandimwe n'umuntu twabanye mu bihe bigoye tubinyuranamo kandi koko twabaje kuvamo abantu b'abagabo so ndamwemera sana impamvu ntarakorana indirimbo na Meddy ni uko igihe kitaragera ubwo kuki ari ibyo mu bantu bo ubuse kuki atavuze Chris Brown hariyo twakoranye nabonye hafi ni uko igihe kitaragera igihe nikigera tuzayikorana Prince Nick kugira ngo ugere aho ugeze nizekereze n'indangagaciro wagendeyeho icyambere no kudatakaza abantu n'ugutakaje ukamuha icyubahiro urumva hari ukuntu njya mbona abantu benshi hano mu Rwanda mukorana mwarekera nko gukorana kubera ibibazo bibaye mu kazi mugahita mukangana mukageza no ku rwego ibintu biba bibi cyane ibyo simbigira muzacunga abantu bose twakoranye buri wese muha icyubahiro cye mu gihe gikwiye kandi ntago byancika ngo nubwo twaba dutandukanye ntishimye nkurebe nabi oya kabone nubwo twagerana imbere cyane hoya ndihangana nkibuka ko hari ibintu bikomeye wamfashije kubera ko umuhanzi wenyine nta kintu yakigezaho kaka discipline kubaha abantu warangiza ukanabahisha agahinda kawe iyo abantu bamenya agahinda kawe bakanyuramo bakwica mwana wanjye ntuzabe ko uzi ngoma sivuga ngo mwana wanjye nta makiriro munywanyi wanjye maze imyaka ku isi mfite experience nyine ingana n'imyaka mfite y'ubuzima shakurakara ntago ari ikintu cyagakwiye kuranga ubuzima bw'umuntu kandi ukuntu birenze nta kintu na kimwe buriya nk'abantu nubwo muvuga ngo ya dukore cyane dushaka amafaranga bla 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 nibyo birakwiye dukwiye gukora dukwiye no gushaka amafaranga ariko nta kintu na kimwe umuntu aba afite azatahana niyo mpamvu nta kintu wakagombye kugumana ku isi utazagita iyo upfuye agahinda karashira urumva n'imishiha n'ibyishimo n'akakantu gatuma abantu babyara abantu karashira nta kintu ujyana ibintu biba bishize biba biragasogi sound ya Nox ndoreshejwe n'abafazo ndabyibuka mu kigo cy'ishuri cyitwaga gute koko apaye hari apayeri yagiraga abakobwa beza urumva hakaba n'ikindi kigo kindi bambaraga umukara n'umweru ndakibagiwe shakira mucika ariko shabanza nashaje wa mugani wa murezi wabyanditse kuzige nibagirwa ibintu byambayeho koko iyo story yo kuri Zenox Zenox DJ ntuhani mukajagari n'umujene wacu cyane twarihiringanye na Zenox yari buni yari umu DJ performo danje nari Meddy umva narakonyokaga naravunikaga ariko nyine byaje kurangira abantu bamwe bataye ko nubwo byina cyane ariko tubona utabishoboye cyane yuga banje intege shabo katsindwa yitwaga Blaze hari umujama wundi wari ishumi yacu witwaga Sam umudage akaba yarambaraga neza rero Sam nabwo ni mwana ko mfite performance hari irindi shuri none riba Masaka ryitwa Saint Emmanuel
ntabwo ryibuka nibyo nagomba kujya gukubitaho. Sam ahita ntiza agakeci karenze n'agapantaro n'agashati, narimbishe narahatwitse koko. Icyo gihe twari twajyanye na hari agency naririmbiraga yari ifite abamodo bo bakamodaninga ngiye nka performinga ye nkaririmba kugira ngo duhindure mode, yitwaga PMA. Abantu babaye muri PMA ndabasuje, twarahirutse koko kandi harimo abantu benshi bakomeye. Harimo umuntu w'umutrainer witwa Bojack ukorera abantu bamuzwe muramuzi, harimo Miss Aurore Kayuhanda, harimo Fiona Mbabazi, harimo abantu benshi ubu ngubu babaye ataruririmba aba kuri Twitter, akora no muri bank ntibuka. Ni singahe wirije usenga kuva wavuka? Ntababeshye nigeze gusenga imyaka 9 ntasiba n'umunsi umwe, ariko iyo myaka ishize nkabona ikintu nasengeye kitabaye. Nahise menya ko Imana batayistress, uyibwira bike bishoboka, abantu bayisenga mwiringara, abandi bayibwira ikigande, nsigaye nyibwira nturabona rero ko mbyutse Nyagasani ntabara ugendane nanjye, wakoze kumpa ibiryo njye ngura ni njye nyanyuzamo nkanayisezera nkebwe nti uramukemo. Ubwo ntago ujye umuvugaho, ahubwo ashobora kuba ataranyumvise muvugaho. Papa yapfuye nyine umwana cyane, ariko yari umugabo wa danje. Uka ahantu hazima buriya nuko mwambonye abantu benshi babanye nawe nyine bambwira ko yari umuntu usenga cyane. Icya kabiri yasaga gutya. Urumva rero impamvu ya mbere nubaha papa nayimenye maze kubyara. Abantu b'igitsina gore ndabubaha cyane, buriya sinjya nkunda no kubasuzuma, sinanabitinyuka. Ariko umugabo akinjira mu umugore akamufata amezi 9 akaba ari umugeza ku isi. Rero none abagabo basetsa barya ubunyobwa. Uzushobora gutekereza ko mu bunyobwa habamo abantu. Naho ubundi umusaza ndamwemera cyane, ni umuntu w'umugabo, umuntu watumye mbaho, umuntu wamaye iyi show nyine nkaza ku isi nkabaho, narangiza nkana hamenyekanira mu icyubahiro akwiriye kabisa. Ndamwubaha cyane. Umuntu witwa Noteri wikorera, ni iki utekereza kuri AMAG THE BLACK? Iki nandirimbo urakorana na Meddy? Ubwo nibazo byabajije. Noteri wikorera azarenza akantu ku izina rye, yongereho wenda imizigo. Yitwa Noteri wikorera. Ndumva rituzuye. Wikorera iki? Noteri wikorera. Barayireba. Noteri wikorera. AMAG munyihanganira no kuri ibintu ndi gukora simbikunda, nta nubwo nkunda umuntu ubikora, ariko aka gripe nyine kamwishe kandi nagomba kusubiza. AMAG THE BLACK ni umuhanzi mwakunze cyangwa se mukunda, ariko kuri njyewe no muvandimwe. Ni umuvandimwe, ni umuntu twabanye mu bihe bigoye tubinyuranamo, kandi koko twabaje kuvamo abantu b'abagabo. So ndamwemera sana. Impamvu ntarakorana indirimbo na Meddy ni uko igihe kitaragera. Ubwo kuki ari ibyo mu bantu bo ubuse kuki atavuze Chris Brown hariyo twakoranye. Ni wabonye hafi. Ni uko igihe kitaragera, igihe nikigera tuzayikorana. Prince Nick, kugira ngo ugere aho ugeze nizekereze n'indangagaciro wagendeyeho. Icya mbere no kudatakaza abantu, no gutakaje ukamuha icyubahiro. Urumva hari ukuntu njya mbona abantu benshi hano mu Rwanda mukorana mwarekera nko gukorana kubera ibibazo bibaye mu kazi, mugahita mukangana mukageza no ku rwego ibintu biba bibi cyane. Ibyo simbigira, muzacunga abantu bose twakoranye, buri wese muha icyubahiro cye mu gihe gikwiye, kandi ntago byancika ngo
nubwo twaba dutandukanye ntishimye nkurebe nabi oya kabone nubwo twagerana imbere cyane oya ndihangana nkibuka ko hari ibintu bikomeye wamfashije kubera ko umuhanzi wenyine nta kintu yakigezaho kaka discipline kubaha abantu warangiza ukanabahisha agahinda kawe iyo abantu bamenya agahinda kawe bakanyuramo bakwica mwana wanjye ntuzabe ko uzi ngoma sivuga ngo mwana wanjye nta makiriro mu mwanyi wanjye Imana akunda kurya iki ngo ntumubeshye Riderman ndagiye kumubeshya Riderman yararimbye ngo ikintu gihiye nta ndwara gitera nkunda ibirayi ariko bambwiye yuko bigira agasukari gahagije ndi kugerageza kubigabanya nyine ariko bifitemo intege nkeya nkunda ibirayi buriya bya danje abantu bakomeje kwibaza kuri The Ben na Meddy ngo ngira icyo bavugaho kuko ni ibibazo byinshi ngo byose bahita bivugira rimwe The Ben na Meddy bagenda babaza ati se ngo yarakurenze undi ngo nawe arakurenze ntacyo ntibashake bandenge ngo baba bari kwandika barakurenze ngo jya wemera okay barandenze ndemeye kuki mumeze gutyo abafana kuki mumeze gutyo koko ntago The Ben na Meddy ari abahanzi nshaka kwigereranyaho batandukanye cyane ntago dukora bimwe bakora ibikorwa byabo kandi bikagenda neza gusa njyewe ngiye kubavuga simba avuga nka couple umwe muvuga ukwe n'undi nkamuvuga ukwe ni ikiganiro kirekire ubwo twazagirana ubwa cyonyine ukwacyo ni birebire kaduruvaye arigaragaje ese uzi umugani witwa ngo utinda uzi ko uzakumburwa ugasanga waribagiranye ndawuzi cyane kucyo utinda ntinda hehe kaduruvaye ntumye icyo ikibazo kumva bitwa Instagram kaduruvaye ngo baramuvuga cyane oya ntago ntinda kubera ko nta n'umuntu n'umwe wantumye buri hatinda umuntu bahaye inshingano zikamunanira yewe ntago ntinda ndi kwikorera utuntu twanjye kandi numva ari igihombo cyanjye kunyibagirwa ni igihombo cyanjye kurusha icy'undi muntu uwo ari we wese ubwo rero ntago numva ari ikibazo umutima ukeye ati 1:55 AM muri abatinganye ko tubona bosi wanyu asomana wabivugaho iki nuko yanditse umutima ukeye kumva ufite izina ryiza ukaba uri mu bintu by'abatinganyi wayi yazanzeho ngo cyangwa ni amazimwe twumva imihanda niba ari n'abatinganyi ntabwo bajya babinyereka banza basomana natashye ntabwo njya mbibona ubanza babimpisha gusa ikintu kimwe nzi ni uko nabonye iriya video ya Kenny Sol na coach naribonye coach na Kenny ndabizi neza ko atari abatinganyi ahubwo barakubagana ni abantu bagira gutya nyine bakaba bahatwika nanjye bajya bantungura iyo mbonye hari ikintu ntabasha kwigurira n'abandi bose nyine bose babikorera hari ibintu okay ushobora kuri kubisoma nabi man uba wiyumva ute nk'iyo ubonye nta kintu utabasha kwigurira uzi ko se imakanye ebyiri zita zemera uba wiyumva ute nk'iyo ubonye nta kintu utabasha kwigurira oya hari ibintu byinshi ntabasha kwigurira ubwo rero ntacyo ubwo reka dufate ko uyibonye ikintu utabasha kukigurira uburyo byitwaramo ngo musubize reaction hands up niba nawe ufite agahinda iyo ubonye ikintu ntabasha kwigurira nta nubwo nkitindaho nta nubwo nkireba
ngo nkifate umwanya munini ndubwo nshingiwe abafana n'abagome cyane cyane byo umusoma ariko ni izina byo umusoma izina kugira ngo byumvikane 597 ade niko yitwa hagati ya Emi Kinege na Muyoboke barwaye grippe ubaye ufite paracetamol imwe wayihande muri bo ntabwo ngiye kumera nk'umuntu babaza ikibazo urugero agahakana urugero bisuru ndebere no message man no birasimbuka biragenda nabona bashaka ni ndende gusa hari abantu babaza ibibazo ukumva hari igisubizo kimwe ashaka n'ubundi mfite ngiye kwanza ninura ikibazo cye mu rwego rwo kubona uko ngisubiza paracetamol ntabwo ivura grippe we niko abyumva Muyoboke mfite paracetamol imwe n'indi ntayi okay reka tuvuge ko paracetamol iba ivura grippe nayivuna bombi nkabaho agace n'undi agace bakoroherwa kuri witwa Shine Again kuri kwibanda ku isoko international cyane ntabwo uteye ubwoba nuko iryo mu rugo barifite ngo kuri kwibanda ku isoko international cyane ntabwo uteye ubwoba nuko iryo mu rugo barifite ubundi hari ukuntu bajya bavuga ngo kera nyine twumvaga mu makuru ndagiye gukoresha urugero ntabwo nzi ko ari byo ngo u Rwanda ni igihugu kihagije mu biribwa kigasagurira n'amasoko urumva ntago najya kure nsize mu rugo kubera ko mu rugo niho niyo mpamvu turi gukora live mu Kinyarwanda no kubera ko mbakunda no kubera ko mbaha agaciro kandi mbizi neza ko mu nkunda niyo mpamvu mu mpoza kuri pressure yo gusohora indirimbo album n'iryari gutyo ibyo byose nta mutima mu ndabizi neza ko mubikorana urukundo rero nanjye ndabakunda ndanabemera kandi ndabizi neza ko isoko ryo mu rugo mpagaze neza hari umubajije bamenya abanyamakuru umuntu witwa Disclaimer na Tycoon uko bakuzonze urabazi ndakubamenya Disclaimer ndamuzi ako si mukurikirana ntago twari Tycoon sha wapi kabisa kandi ntago naje hano bari bajya babakiramo cyane ntago naje hano ngiye nteganya kuzakundwa n'abantu bose oya nari mbizi ko ari n'abantu batazankunda kandi ntacyo bitwaye kubera ko kukabusunzu cyangwa se kukarubanda na hantu buri anytime hari umuntu ushaka kukunyuraho ntagukunde undi akagukunda biterwa n'ibikorwa byawe ibintu bikikemura ikindi kintu ngo ujye utanga imbabazi byoroshye uzi mbaye ntababarira nk'abantu abantu benshi nabamamereye nabi ko abantu benshi bagiye bamuhemukira nyine akikaruma ariko amafaranga baba bayagusabye gusaba amafaranga ari benshi ariko ntabwo ari bibi kunsaba amafaranga ntabwo ari bibi abantu bansaba amafaranga bari babona nyafite cyangwa nyine hari icyizere baba bambonamo Soweto, I must follow you wherever you go. Soweto, I must follow you wherever you go. I can never do my own, 'cause I will never hear from this pain. Hey, I can never do my own, 'cause I will never hear from this pain. I must follow you wherever you go. Follow you.
bivuze ngo kuri radiyo ibintu byose navuze ntabwo nabashije kubikora, hari ibintu byagiye binanira. Rega mujye mwibuka ko habamo n'akantu k'ubumuntu. Ndi umuntu, hari ibintu niyemeza gukora ntibinkundire, kandi iyo bidakunze njye mpita nkomeza, ntabwo mpita mpfa. umama witwa Divine w'Umusanze, piano iri kunjabuka sha, piano iri kunjabuka. Hari ukuntu mbabaza iminsi nacuranga bikagenda byanga, bibanza binsabaga aga practice gahagije. umukobwa witwa Sonia ukigera muri Amerika ni ikihe kintu cyagutonze ngo ukihakandagira? Muri Amerika ikintu cyantonze buretse nkiri ubwenge hamwe nibuke neza, ngo ukihagera ikintu cyancanze cya mbere ugahita ubona mu Rwanda bwo ikintu nta nubwo ari muri Amerika gusa, mu bihugu byose njyamo wenda ubu bigenda biza, ariko ibiryo ni ibibazo men. Ibiryo kurya ukuntu turya twebwe ibiryo bisanzwe, muri Amerika ntabwo ibiryo byarangoye fo. Bigeze aho ntangira nyine kumenyera pole, ariko muri Amerika ibintu byose ni binini. Idarapo ryabo rimeze nk'ishuka. Ni rinini. Urabona ukuntu dufite idarapo ringana twebwe n'ibindi bihugu bisanzwe, usangamo imihanda ni minini, amamodoka ni manini, abantu ni banini, inkweto mu maduka ibintu byose ni binini. Ntabwo bagira utuntu duto. abantu bagusebya bavuga ko utazi Icyongereza kandi warahagarariye u Rwanda muri Rwanda Day, wagira ikintu babwira abantu bansebya ko ntazi Icyongereza ntibakanyumve? Nta kindi bazajya babona nguyemo bajye bambara ekuteri. Ubwo nababwira iki mwokanyagwa mwe? motivation yawe ukura he? Mu bukene nakongera gusubira muri ibyo bihe. uretse kuba umubyeyi ndabamenyesha ko buri iyo mbyutse nkagira gutya bigakunda nkigorotora nkumva ni ibyanyabyo, haba hahiye. Undi munsi ubutangiye, ubwo nyine mba mbonye ubuzima bushyashya bw'uwo munsi. Rero kubaho ndabifana cyane, ni nayo mpano ikomeye numva nagize mu buzima nyine, ko mfite ubuzima kuba ndiho uze. witwa Ibye uriya mukobwa nubwo mu itangazamakuru ko wamuteye inda wemera umwana ukaba yabajije ikibazo yakibajije, ariko hari ibintu umuntu agenda amenya uko agenda akura, ko ngenda akura. Ngenda mbona ibibazo by'involving abana. Ntabwo muzongera kunyuma mvuga ku kintu kijyanye n'abana mu itangazamakuru cyangwa se ahantu nk'aha ngaha, kubera ko umwana ni umutware cyane. Ahantu najya ibiryo nshaka kurya Madagascar, ndashaka kurya ibiryo byo muri Madagascar. Nabonye abantu abatetsi baho, ndeba ukuntu bakora utuntu twabo, yaba byari show. Nzajyayo. Hanyuma na Thailand ndashaka kuzajyayo. ubaye ushaka kumva indirimbo imwe yawe ubuzima bwawe bwose, kumva iyo ndirimbo ari yawe, ego ntago okay ndanze. Hari ibibazo umuntu akubaza ukumva harimo n'akantu ko kukwica. Ntago nakumva indirimbo imwe mu buzima bwanjye bwose, kwanza ibyo ni toca. Urumva? Icya kabiri, indirimbo zanjye ndazikunda, ndazumva cyane. Of course niyo wazikoze, ariko nanone guhitamo imwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu kitoroshye.